nshuti bavandimwe, nongeye kunezezwa n'uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo twongere tuze imbere yayo, twongere dufatanye kwiga ijambo ry'Imana. Kandi iryo jambo ni ubugingo kuri nge nawe igihe turihaye umwanya ngo riduhindure. Fasha umwanya kugira ngo mbanze mbasuhuze kandi ngira ngo dufatanye gushima Imana yabanye natwe umwaka wose. Hari byinshi twanyuzemo kandi ukuboko k'Uwiteka twarakubonye. Buri wese afite ubuhamya yatanga kandi bufatika. Ntabwo ari ngombwa ngo ubuhamya bwawe buse n'ubwanjye buse n'ubwundi, kandi buri wese aba afite inzira Imana yamwerekeyemo imbaraga zayo imurinda. Ari nayo mpamvu atari ngombwa ngo ubuhamya bw'abantu buhure, ariko icyo duhuriraho twese ni ugushimira Imana ko yatwiyeretse ikaturinda. Buri wese ibirushya, ingorane, ubuzima bubangamye, ariko ntabwo dukwiriye gucika intege kuko Uwiteka yigaragariza ku bwoko bwayo. Abisiraheli, ikiganza cy'Imana nicyo cyabavanye mu gihugu cya Egiputa, kandi ni Imana yabayoboye mu nzira igoye, mu bibazo biruhanyije by'ubutayu no ku nyanja itukura, ariko bagiye babona Uwiteka abitayeho. Wowe nanjye natwe yarabidukoreye. None umwaka turawusoje, twinjiye muri aya materaniro, nanone dushimira Imana ko ubwoko bwayo hafi na kure bushima Imana. Kandi reka tuyishime kuko ntabwo turiho ku bwacu, turiho kubw'imbabazi z'Imana. Ntabwo dukwiriye gutinya ahazaza kereka turamutse twibagiwe ibyo Imana yadukoreye mu gihe cyashize. Nanjye rero reka mbasabe kugira ngo ubwo tugiye kwinjira muri aya materaniro twiga ijambo ry'Imana, tubanze dusabe Imana ko ibana natwe, igategura ibitekerezo byacu. Biba bifite umunaniro, biba bifite byinshi byumvise, biba bifite byinshi byibaza ku Mana, ariko dusabe ngo imurikire intekerezo zacu nk'uko yamurikiye abanditse ijambo ryayo, kugira ngo natwe igihe tugiye kuribumbura duce bugufiya, natwe itubere umwigisha. Mureke dushime Imana. Data wa twese, Mana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko buri wese afite icyo gushimira. Turagusabye ngo uko wabanye natwe ubane natwe muri uyu mwanya igihe tugiye kwiga ijambo ryawe, kandi Mwuka wawe wera, umuyobozi utayobya, ayobore ukuri kwawe mu ntekerezo zacu, kugira ngo uko kuri gufata umwanya muri twe, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bavandimwe, icyigisho tujya kuganira kiravuga ngo ukuri kw'iki gihe. Ukuri kw'iki gihe. Hari ubutumwa Yesu yabwirije, kandi ubwo butumwa ni ubw'igihe cyose. Ubutumwa Yesu yabwirije ntabwo bwigeze butakaza imbaraga yabwo ngo ni uko haciyemo igihe kirekire. Bwari ubutumwa yahaye abigishwa be, kandi ubwo butumwa bwagomba kugira umumaro ku babwumvise. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 24 uhereye ku murongo wa 45 kugeza ku murongo wa 48. Ni ubutumwa Yesu yihereye abigishwa be, kandi ubwo butumwa nibwo dukwiye kujyana tukabugeza ku batuye isi. 45 bavuga ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati uko niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Ubutumwa bwo kwihana